n'abaturage bo mu turere dutandukanye tw'intara y'Uburengerazuba, Amajyaruguru n'Amajyepfo bavuga ko imvura yaguye mu ijoro ryakeye yateje ibiza harimo inkangu n'imyuzure yangeje imitungo itandukanye y'abaturage ngo bamwe muri bo bakahasiga n'ubuzima. Imvura mbese yahereye nimugoroba iragwa we nuko tugira rero ngo ni ibisanzwe, ni imvura isanzwe. Tuja mu nzu bigeze saa 5 rero sinzi uko umwana yarebye ati amazi yatugezeho, ubwo nta kintu twakoze twese duhubuka mu nzu turirukana. Nuko hani wacu byameze nabi tware duhagaze byahenze saa 7 ubwo umuhungu waruvuye ku muhanda arahamagara ati mwese mu kibaya muvemo muje hanze amazi yuzuye. Ubwo amazu hani wacu yaridutse, imyaka yangikaye, imisozi yaritaguritse reba hirya ingabane zose zashize. Twaraye hanze mbese hano muri iki kibaya cacu hano muri Nanga twaraye hanze. Hano hirya amazu garidutse menshi nta nimwe yasigaranye uwo mubyeyi. Abagore n'abagabo bari mu nzu ingwangu iridutse bahita bigendera. Nta ni ingwangu yabakubitanye bahita bapfa. Na hari ikagoye hapfuye abantu 4 bishwe na nico kintuza nico kibazo cy'amazi. Hari nundi wiriya ku Rugogwe. Cyo muturage arakomeza dusobanurira uburyo bagiye gutabara hagana mu saa 9 yo mu gitondo bakarokora umugabo n'abana 3 nubwo hari abahasize ubuzima. Twasanze amatafari gaguye ku gitanda ubwana bujunjamye ku kibambasi cyo hakurya. Tutaburamo babana turabasohora, turangije kubasohora tutira inkangu inzi biragaramye iruhande rumwe. Ahapfuye umudamu umwe n'abana 2. Bakomeza bavuga ko bamwe muri bo batangiye gusembera kuko ntaho gukinga umusaya bafite. Turara duhagaze hanze nkuko tware duhagaze. Wakwinjira muri iki kintu kimeze gutya kugira ngo kitatugwaho tugapfa. Nanone bakomeza basaba inzego zitandukanye ko zabagoboka kuko bamwe muri bo basizwe iheru n'ibi biza. Nukuvuga ngo aba baturage mutababaye hafi cyangwa hatabayeho ubuvugizi bwo kugira ngo nibura bavugira aba baturage bitwanahamba imidari. Aba turi kwifuza ko ubuyobozi bwatuba hafi bukadufasha kuko aho iyi mvura dusize rwose na ahantu habi. Musirikare Albert na Niyonsaba Jeanne d'Arc n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'umurenge mu karere ka Nyabihu baganira n'itangazamakuru bagize bati tugiye kwifashisha amadini n'amatorero kugira ngo twumve niba bashobora kudutiza nk'insengero zabo, kureba bafite abavandimwe babo bashobora kuba babacumbikira. Ku murongo wa telefone ngo TV ganira Nakamugwe Defonsi umuyobozi w'akarere ka Rubavu ahari umugezi wa Sebeya wuzuye ugafunga umuhanda Rubavu Kigali ndetse na Pfunda Karongi yagize ati kwegeranya amakuru kubaza abantu kuhagera byose niyo turimo. Mu butumwa bugufi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yanyujije kuri Twitter yihanganishije imiryango y'abahitanwe n'inkangu n'imyuzure agira ati tubabajwe cyane kandi twanganishije imiryango y'abahitanwe n'inkangu n'imyuzure mu ntara y'Uburengerazuba, Amajyaruguru n'Amajyepfo mu ijoro ryakeye. Turakora ibishoboka byose mu guhangana n'iki kibazo gikomeye. Nanjye ubwanjye ndagikurikiranira hafi. Kugeza ubwo twasuraga iyi nkuru amakuru yatugeragaho nuko abaturage basaga 115 aribo bari bamaze gusiga ubuzima muri ibiza bavuye ku 109 n'abaturage bo mu turere dutandukanye tw'intara y'Uburengerazuba, Amajyaruguru n'Amajyepfo bavuga ko imvura yaguye mu ijoro ryakeye yateje ibiza harimo inkangu n'imyuzure yangeje imitungo itandukanye y'abaturage ngo bamwe muri bo bakahasiga n'ubuzima. Imvura mbese yahereye nimugoroba iragwa we nuko tugira rero ngo ni ibisanzwe, ni imvura isanzwe. Tuja mu nzu bigeze saa 5 rero sinzi uko umwana yarebye ati amazi yatugezeho, ubwo nta kintu twakoze twese duhubuka mu nzu turirukana. Nuko hani wacu byameze nabi tware duhagaze byahenze saa 7 ubwo umuhungu waruvuye ku muhanda arahamagara ati mwese mu kibaya muvemo muje hanze amazi yuzuye. Ubwo amazu hani wacu yaridutse, imyaka yangikaye, imisozi yaritaguritse reba hirya ingabane zose zashize. Twaraye hanze mbese hano muri iki kibaya cacu hano muri Nanga twaraye hanze. Hano hirya amazu garidutse menshi nta nimwe yasigaranye uwo mubyeyi. Abagore n'abagabo bari mu nzu ingwangu iridutse bahita bigendera. Nta ni ingwangu yabakubitanye bahita bapfa. Na hari ikagoye hapfuye abantu 4 bishwe na nico kintuza nico kibazo cy'amazi.
hari n'undi wiriya ku Rugogwe. uyu muturage arakomeza dusobanurira uburyo bagiye gutabara ahagana mu masaha 9 yo mu gitondo bakarokora umugabo n'abana batatu nubwo hari abahasize ubuzima. Twasanze amatafari gaguye ku gitanda ubwana bujunjamye ku kibambasi cyo hakurya, tutaburamo babana turabasohora, turangije kubasohora dutira inkangu, inzi biragaramye iruhande rumwe, ahapfuye umudamu umwe n'abana babiri. Bakomeza bavuga ko bamwe muri bo batangiye gusembera kuko ntaho gukinga umusaya bafite. turaba duhagaze hanze nkuko twari duhagaze. Wakwinjira muri iki kintu kimeze gutya kugira ngo kitatugwaho tugapfa. Nanone bakomeza basaba inzego zitandukanye ko zabagoboka kuko bamwe muri bo basizwe iheru n'ibi biza. Ni ukuvuga ngo aba baturage mutababaye hafi cyangwa hatabayeho ubuvugizi bwo kugira ngo nibura bavugira aba baturage twanahamba imidari. Aba turi kwifuza ko ubuyobozi bwatuba hafi bukadufasha kuko aho iyi mvura dusize rwose ni ahantu habi. Musirikare Albert na Niyonsaba Jeanne d'Arc n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'umurenge mu karere ka Nyabihu baganira n'itangazamakuru bagize bati tugiye kwifashisha amadini n'amatorero kugira ngo twumve niba bashobora kudutiza nk'insengero zabo, kureba bafite abavandimwe babo bashobora kuba babacumbikira. Ku murongo wa telefone ngo TV ganira na Kamagwe Defonsi umuyobozi w'akarere ka Rubavu ahari umugezi wa Sebeya wuzuye ugafunga umuhanda Rubavu Kigali ndetse na Pfunda Karongi yagize ati bisaba kwegeranya amakuru, kubaza abantu, kuhagera, ibi byose ni turimo. Mu butumwa bugufi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yanyujije kuri Twitter yihanganishije imiryango y'abahitanwe n'inkangu n'imyuzure agira ati tubabajwe cyane kandi twanganishije imiryango y'abahitanwe n'inkangu n'imyuzure mu ntara y'Uburengerazuba, Amajyaruguru n'Amajyepfo mu ijoro ryakeye. Turakora ibishoboka byose mu guhangana n'iki kibazo gikomeye. Nanjye ubwanjye ndagikurikiranira hafi. Kugeza ubwo twasuraga iyi nkuru amakuru yatugeragaho nuko abaturage basaga 115 aribo bari bamaze gusiga ubuzima muri ibiza bavuye ku 109 bari batangajwe mbere.